biteye ubwoba ni ukuri ibyo mu minsi ya nyuma y'umwaka ni agahinda ndetse kandi ni umubabaro. Reka tubasuhuze rero kandi tubifuze kugubwa neza nk'uko muri kubibona rero kuri iyo foto. Ahangaha ni mu karere ka Musanze aho umusore w'imyaka 24 yishwe n'inkuba hamwe n'inka ye mu murenge wa Busogo muri Musanze. Ubuyobozi bw'umurenge bwavuze ko umurambo wajyanywe ku bitaro kugira ngo hakorwe isuzuma. Hanyuma ahangaha ndagira ngo nimba muhazi neza ni hano mu Byangabo. Nimba abantu bazi mu Byangabo uzamutse gatoya iza y'Ibusogo iri mu murenge wa Busogo, birumvikana mu Byangabo naho ni muri Busogo. Muri ibyo bice byo hejuru niho uyu musore yararagiye inka ye, inkuba irangije iramukubita. Ahangaha banditse ngo yishwe n'inkuba kuri Radio TV 10, ariko ubundi ni ugukubitwa n'inkuba. Bya bindi bajya bavuga ngo umuntu ngo yakubiswe n'inkuba, birumvikana ko yaragerageza kugira ngo yiteze imbere. Yari afite inka yiwe akayiragira, akayishakira uburyo nyine kugira ngo iyo nka ibeho neza, ibyibuhe, igende neza. Ariko kandi hari ikintu yari yiteze, hari ikintu yarategereje gusoza umwaka, yarategereje iminsi mikuru ya Noheli, yarategereje iminsi mikuru ya Bonane. Hari ibyo yari yiteze mbere yuko umwaka urangira. Uyu mwaka usigaje iminsi mike cyane, ndetse ibarirwa ku ntoki. Birashoboka yuko hari abantu bari kwihutira gutegura guserebura, abandi bakihutira gutegura gahunda zigiye zitandukanye, gutegura ibyo bazarya, gutegura imyambaro. Abandi bakagenda bakagura imyambaro bakayimanika mu nzu ngo tuzayambara kuri Noheli. Abandi bari kugura amaka bazarya ku minsi mikuru, abandi bari kugura amahene, abandi bari kwiyicisha inzara bakabika amafaranga ngo bazayarya mu minsi mikuru. Biragaragara cyane, ndetse kandi ndagira ngo kuri uyu munsi abantu baciye mu muhanda uturuka Nyabugogo werekeza ku Giti cy'inyoni, ndagira ngo mwabonye ko habereye impanuka. Kandi iyo mpanuka hari abantu mu by'ukuri bigaragara yuko bashobora kuza kuhasiga ubuzima kuko bahakuye barembye cyane. Bigaragaza yuko mu by'ukuri ibyo twebwe twibwira ntabwo ari byo Imana yibwira. Ibyo twebwe dutekereza nk'abantu ntabwo ari byo Imana itekereza. Kandi ikindi abantu bakwiye kumenya nuko imigambi y'umuntu nibyo arayipanga, ariko hari icyo bita kirogoya. Hari umuntu ugera mu minsi mikuru, ugera mu mpera z'umwaka yiteguye iminsi mikuru, yarangiza agatangira gutegura imyambaro, akayishyira hariya imyenda yateguye, akavuga ati iyi myenda ngiye kugura ipantaro nshya, ngiye kugura inkweto nshyashya, ngiye kugura ishati nshyashya. Akagenda mu isoko akagura imyenda myiza, yarangiza akayimanika mu nzu, akavuga ngo nzayambara ku munsi mukuru. Ategereje kuzagaragara neza ku munsi mukuru wa Noheli, ategereje kuzagubwa neza. Nibyo kandi koko muri ubu buzima ni byiza yuko abantu babitegura, ariko mbere y'ibyo byose hakwiye kubanza ikintu cyitwa gusenga. Gusenga rero ni ukuragiza Imana imigambi yawe yose. Ndagira ngo murabizi neza ko Imana yavuze ijambo ryayo, iravuga ngo nyuma y'urupfu nta yindi mirimo. Ariko noneho irangije Yesu baramubaza ngo nidusenga tujye dusenga dute? Aravuga ngo mujye musenga musaba kugira ngo Imana ibahe ibyo kurya bikwiye uwo munsi. Ni ukuvuga ngo rero ni ukuyiragiza, ariko nanone ntidukurure ibya mirenge dutekereza yuko ejo hazaba ari ahacu, kuko Bibiliya iravuga ngo ishimire uwo munsi, ukiranuka mw'uyu munsi, wishimire mw'uyu munsi, ukora ibyo ugomba gukora mw'uyu munsi, kuko iby'ejo ntabwo ari ibyawe. Umunyarwanda yaravuze ngo iby'ejo bibara abejo. Bisobanuye ngo ejo imigambi yacu dufite ishobora kudakunda, ishobora kutagenda neza, ishobora kutagenda nk'uko tubyifuza, ariko nidusenga Imana. Hari umuririmbyi waririmbye ngo uzagenda ubisimbuka, uyu munsi ubisimbuke, ejo ubisimbuke, ejo bundi ubisimbuke. Ni ukuvuga ngo n'ibigeragezo cyangwa se intambara Satani yohereza ku bana b'Imana uzagenda ubisimbuka, ntugire ubwoba.
nusenga Imana, Imana izakurengera, Imana izajya ibigusimbutsa uko bwije nuko bukeye. Nagira ngo mbamenyeshe yuko mu mpera z'umwaka ibihiga abantu, ibihiga abana b'Imana aba ari byinshi cyane. Natwe ntabwo dukwiye kuryama ngo dusinzire turangazwe n'ibikorwa by'iminsi mikuru, niturangiza twirengagize kwiragiza Uhoraho, kwiragiza Nyagasani, gusenga Imana ndetse no gukiranuka. Ngiye gusoza. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ibivuga neza, ikavuga ngo Yesu atari yaza urupfu rushobora kuza. Abantu benshi bajya bavuga ngo twidagadure, dukore ibyo dushaka, tunezerwe, twirire, twibere muri ubu buzima, tumere neza, ngo kuko Yesu ngo ntazagaruka, ngo n'ikimenyimenyi ngo bamukubise inkoni nyinshi, ngo ntabwo yagaruka mu isi. Reka nkubwize ukuri, Yesu azaza kandi nta kizamubuza kuza. Igihe cye nikigera azaza, kandi naza azasiga akoze igikwiriye. Umugambi uzaba umuzanye azawukora, kuko yaravuze ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Icyo nicyo kintu abantu birengagiza. Ugasanga umuntu afite Bibiliya, agendana Bibiliya, aba mu rusengero ukoresha Bibiliya, ariko ntiyubahe iyo Bibiliya n'ibyo ivuga. Yaravuze ngo ngiye mu ijuru kubategurira aho muzaba, nzagaruka nje kubajyana. Bisobanuye ngo Yesu uyu munsi yaza, ejo yaza, ejo bundi yaza. Ni ukuvuga ngo imigambi yawe itararangira Yesu yaza. Korali Beteli y'Igisenyi yaririmbye indirimbo nziza cyane, iravuga ngo bakinnye akantu k'agakino, umugore akavuga ngo nari narasabiwe ntegereje gushyingiza, undi akamusubiza ngo iyo rwaje ruba rwaje, kuko si umwanzi ahubwo ni intumwa y'Imana. Bisobanuye ngo kubw'amasengesho y'abera Imana ishobora kugenda irwegeza inyuma. Imana ituma kuri Hezekiya iramubwira ngo tanga ibyo mu nzu yawe wiyeze kuko ugiye gutanga. Hezekiya ngo kuko yarazi ko Imana ari inyembabazi, yarazi ko Imana ihindura ibihe, yarazi ko Imana igishobora kwimura ibihe, ngo arahindukira areba ivure, ngo amaze kureba ivure ahamagara Imana, ngo amaze guhamagara Imana, ngo ako kanya uwari utumwe kubwira Hezekiya kagiye gutanga, Imana iramubwira ngo subirayo, numvishe gusenga k'umwana wanjye, genda umubwire ngo imyaka ye yo kubaho nyongeyeho imyaka 15. Imana itugirire neza cyane. Imana ijya yongera iminsi yo kubaho. Umuryango wagize ibyago mukomeze kwihangana, mu isi niko biba, ariko imbere y'Imana byose birashoboka ko umunsi wiwe waba warugeze, nubwo bigaragara ko abaturage, abaturanyi, ababyeyi, imiryango bari mu gahinda, kandi natwe turababaye ndetse turababaye cyane. Nyamuneka buri wese ashaka ubwishingizi ku Mana, nubwo benshi batakemera yuko Imana ivuga, batakemera yuko abasenga Imana barindwa, abandi ntibemere ko mu by'ukuri imigambi yabo bashobora kuyishyira imbere y'Imana, Imana ikabarinda. Reka nkubwire iki kintu, mbere yuko iminsi mikuru iba, iragize Imana. Shyira umuryango wawe imbere y'Imana, abawe bose baragize Imana, kandi nawe wiragize Imana mu izina rya Yesu Kristo. Izakurengera, ntizaguta kandi ntizaguhana mu izina rya Yesu. Imana ikurinde kandi Imana ikurengere, irinde ibyawe ndetse n'abawe.